ubuyobozi bw'inama y'abakuru muri paruwasi ya Kabona. Reba kanya rero turi gusezeraho bwa nyuma uwitonze Gerve wari umukristo wacu itorero Presbyterienne muri paruwasi ya Kabona. Turifuriza abantu bose gukomera no kwihangana, cyane cyane umuryango we ibintu ntabwo byoroshye, ariko hamwe n'Imana ishobora gukomeza tukabitambukamo neza. Uwitonze Gerve rero yari urugingo rwuzuye rw'itorero Presbyterienne, kuko yagiraga uruhare mu mirimo yose y'itorero. Kuko mwagiye mubibona yavutse mu mwaka w'1961, hanyuma abatizwa mu mwaka w'1979. ni kera benshi twari tutaravuka, ariko nibyo twari dusanga neza mu bitabo by'itorero. yakuze rero ari yabatijwe, ahita akomeza ko no kuba mu itorero kugeza igihe Imana yamuhamagariye. ni umukristo waranzwe no kwiyoroshya ndetse no guca bugufi no gukora n'indi mirimo yose itorero ryamusabaga, kandi atinuba. Twavuga wenda nko mu bikorwa bimwe na bimwe yagiye agiramo uruhare. Iyi paruwasi yacu ya Kabona ni nshya, kuko yavutse kuri paruwasi ya Mukore mu mwaka hashize imyaka 2 n'igice, ntabwo itatu iruzura neza. Kuvuga ngo igihe kinini umurimo yawukoze witwa paruwasi ya Mukore. Hari imirimo hafi ya yose itorero ryakoze yagiye ayigiramo uruhare, nko kubaka urusengero mubona Mukore. Urusengero rwari ruhari rwa dushaje, abakuze bararuzi, rw'Intarakara rwabaga hakurya aho umushumba yubatse, rwaba turi kwimuka tuza mu rwo hakuno. Nubwo twageze abaterankunga badufasha kurwubaka, ariko hagiyeho uruhare runini rw'amaboko y'abakristo, byadufashije cyane. Nko mu byo nibuka njyewe aho mariye kuba mukuru, turi gufunguza, turi gusaba ko baduha umushinga wo pasiteri. Baradusuye badusaba kubaka ibyumba 2 by'amashuri mu gihe cy'ukwezi kumwe, ari nta yindi nkunga dufite. Ibuka twakoze inama igihe muba hafi twitabaje, yararimo Gervasi na Muzehe Silvera n'abandi. Icyo gihe komisiyo yagarutse gusura, nyuma y'ibyumweru 3 usanga amashuri yaruzuye. Bakoresheje imbaraga icyo gihe rwose, ndabyibuka yagezemo uruhare runini cyane. Abasengeraga hano, njyewe nimukiye hano, ariko nasengeraga muri paruwasi mu cyahoze ubwo tukiri gukora, ariko twarakoraga mu byo bitaga intara. Hano hari intara ya bitaga Gatovu, ibishuri bya Kabona bajya kubaka n'urusengero uruturire. Batubwiye ku makuru yumvise ni uko yagizemo uruhare runini cyane kugira ngo urusengero rwubakwe,
nubwo rushaje ariko muri icyo gihe rwari rujyanye n'igihe. Mu gace turimo naho bavuga ko hari hari urusengero rwiza ugereranyije n'andi mashuri yo muri paruwasi ya Mukuru. Yagizemo uruhare runini cyane. Tukaza tukagera abatamenyereye hano mwabonye ko hari inyuma turi kubaka urundi rusengero. Tujya kurutangira n'ubundi muzehe Gervase yaratwicaje nk'abayobozi, yaratwicaje wenda nabivuga nta gitwaye. Abantu twari turi kumwe icyo gihe harimo muzehe Silvera n'ubundi yari inshuti ntabwo basiganaga, na mukecuru Bonifilita Barayagamba ufite ibya mbere, hamwe n'undi musaza witwa Ategeka. Atwikaza na Musumba aratubwira ati twari twamanze nyine kumugezaho icyifuzo ko dushaka kubaka urusengero, bati muzashake umwanya tumaze kuganira. Aratwicaza atubwira ati dore abenshi turashaje ariko turashaka kubasigira uburyo, mugende nk'abayobozi mutegure inyubako y'urusengero rwiza ruhesha Imana icyubahiro kandi natwe rutadukojeje isoni. Hanyuma nimumara kubitegura